hari igihe ukundana n'umuhungu noneho nyine wowe uramukunda ariko we ntagukunda cyane cyane nyine akazagenda kwereka ibintu bigaragaza ko atagukunda ariko ho kubera ko umukunda cyane bikaba ngombwa yuko birangira nyine finali ashatse umva iyo ibintu bitinze birapfa niba mukundanye nimukundane nyine mufite intego muhita mubana ariko iyo ibintu bitinze iteka n'iteka birapfa nuko mbizi. Reka twongere tubahe ikaze abakunzi b'uyu muyoboro wacu tubasuhuza aho muherereye hose abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyane cyane abari ku mugabane itandukanye haba Burayi haba Amerika ndetse n'indi migabane yose turabasuhuje by'umwihariko n'abaturanyi bacu baba muri ibi bihugu duturanye turabasuhuje. Uyu munsi rero murabibona twagarukanye na wa mukobwa mwiza cyane, reka tumuhe ikaze, tugwaye ikaze. Murakoze. Okay. Abatakuzi wenda watangira wibwira amazina bo. Bose arabatanzi. Nago muramenya. Amazina yanjye ni Mutoni wa Sarine, nkaba nyine maze iminsi ndi gukorana namwe kuri no channel. Murakoze. Okay, Aline, tudatinze wenda tujya gukora ikiganiro kitari kirekire kigufi cyane cyane, sibyo? Wenda tugiye kuvuga impamvu zituma abantu bakundana igihe kirekire ariko finali byagera ku rwego rwo kujya babane bigapfa si babane, ukabona umuntu mukundanye nk'imyaka 5 ariko ejo bundi ukabona ashyingiwe n'uwo bamaranye ukwezi kumwe. Wenda icyo kiganiro nicyo tugiye kugarukaho tudatinze. None wowe ubona impamvu nyamukuru ituma abakundanye igihe kirekire barangiza ntibashyingirane, ubona ari iyihe mpamvu ituma batabasha gushyingirana? Impamvu ziba zihari nyinshi ariko ngiye ndavuga impamvu imwe nyine numva ko yatuma batabana. Impamvu nari ndi kuvuga ko navuga, hari ukuntu ukundana n'umuntu, hari ukuntu nyine umukobwa akundana n'umuhungu noneho bagakundana bavuga ati bazabana azamugira umugore, noneho byarangiza bakaba bakunze nyine kwishimana cyane, byarangiza bagakunda gukora sexy inshuro nyinshi. Ndakeka nyine iyo ibyo bintu bikoze, ndakeka nyine umuhungu aba yaramajije kuguhaga atavuga ati ndakugira umugore kangahe kandi yamaje kukugira umugore. So rero njye nuko mbyumva, n'abandi badukurikiye batubwire muri comment ko babyumva, njye nuko nabyumvaga. Murakoze. Okay. None ubona ari ayahe makosa abakundana bakora mu gihe kirekire bari gukundana, ayo makosa akaba ariyo ntandaro yatuma wenda batandukana ndetse bakatandukana nabi nyine kandi bamaranye igihe kirekire? Gucana inyuma. Gucana inyuma zubwo bivuze yuko ari amakosa wakora hari ukuntu ukunda umuntu, sibyo? Ntabwo ikosa rituma mutandukana, ntabwo abantu batandukana ari ugucana inyuma gusa, sibyo? Yego. Iki kibazo nyine ngiye nkikubajije nk'impamvu nyamukuru ituma wenda umuntu ashobora kudahitamo finali kandi bitagendeye kuba yaguciye inyuma, ni nk'iki kibitera nyamukuru? Wenda mu gihe muri gukundana ni ayahe makosa uri gukora azatuma bya bintu wubatse mu myaka runaka bisenyuka? Kubeshya umukunzi wawe, kumubeshya nyine kubeshya umukunzi wawe ubundi ni ikintu cya mbere gituma mushwana nyine ku buryo mwanatandukana. Kumubeshya ntabwo nzi ukuntu nyine nabivuga, gusa ngewe ukuntu nabyumvaga numvaga nyine uciye inyuma umukunzi wawe, ndakeka nge nuko nabyumvaga aricyo cyatuma mutandukana nyine ku buryo mwavuga ati tumaranye wenda imyaka runaka 5 cyangwa 7, kavuga ati birasenyutse nyine mu minota 2. Nuko nari ndi kubyumva. Ese hari wenda hari abantu bakundana bafitanye intego runaka, sibyo? Wenda izo ntego runaka akaba arizo zizatuma babana. Ese wowe wabona wenda impamvu ituma batandukana finali ndetse hatarashira n'ukwezi wenda nk'umuhungu ukabona ashatse undi mukobwa, ubona impamvu ari uko nta ntego urukundo rwabo ruba rufite? Oya, hari igihe intego zo ziba zihari, apana imwe ahubwo ari na nyinshi, ariko nyine bikaba ngombwa ko uwo muhungu
cyangwa wowe mukobwa mufite wenda ibintu mwari muri gupfa byatuma nyine mushwana ku byo yahita ashaka undi mugore. Nk'urugero, hari igihe ukundana n'umuhungu noneho nyine wowe uramukunda ariko we ntagukunda cyane cyane, nyine akazagenda kwereka ibintu bigaragaza ko atagukunda, ariko wowe kubera ko umukunda cyane bikaba ngombwa yuko birangira nyine finali ashatse undi mugore. Okay, none ubona ikibazo wenda cy'ubukungu cyane cyane wenda nk'umusore arakora umukobwa ntakora, sibyo? Uba ubona ibyo bidashobora kuba intandaro wenda yo kuba batandukana, cyangwa umukobwa akaba akora umusore adakora, none umusore akavuga ati uriya mukobwa ngo arakora ariko ngo arasuzugura, ngo yazamenyera, ngo kubera ko andusha amafaranga. Ubona wenda byo bitaba intandaro z'uko ibintu byapfa finali? Oya, ntabwo ari uko mbyumva. Hari igihe ushobora kuba ufite akazi nyine we mukobwa cyangwa we muhungu, ariko umuhungu akaba ntakafite cyangwa umukobwa akaba ntakafite, ariko nyine mushyize hamwe ndakeka nyine mubaye muri abashaka kubaka nyine mukagera kure, mwashyira hamwe ibintu byose birashoboka bigakunda nyine, ariko ubwo ngubwo ntabwo ariyo ntandaro yavuga ngo ni ugutuma abantu batabana. Okay, none ubona ari hagati y'umuhungu n'umukobwa ari bande bagira uruhare runini mu gusenya urukundo mu gihe wenda bagiye kubana, bageze ku cyemezo cyo kurushinga? Bose ntabwo navuga ngo umukobwa ngo abafite amakosa cyangwa umuhungu, bose baba babifitemo uruhare, kubera ko hari igihe umuhungu akunda umukobwa atamukunda, noneho umuhungu ntabwire nyine umukobwa uko yiyumva n'umukobwa ntamubwire uko yiyumva ngo nibura babishakira igisubizo, bikaba ngombwa rero yuko bigenda gutyo. Okay. None ni gute umuntu yamenya hakiri kare ko urukundo rwe n'umukunzi we rufite ejo hazaza, cyangwa akamenya yuko rutazaramba, wenda yabimenya ute? Okay, nyine njyewe ibyo bintu ntabwo nabimenya, nyine ababizi muri komenti baraza kutubwira, gusa nyine iyo umuntu akunda undi aba ameze nk'impumyi, ngo urukundo ni impumyi nyine, ku buryo yisanga nawe byabaye atazi ukuntu byagenze. Rero ababizi nibatubwire muri komenti, batubwire uko babyumva nuko babitekereza. Okay, none Aline, ni nk'iyihe nama wagira abakundanye igihe kirekire kugira ngo batatakaza igihe cyabo cyangwa baticuza umwanya wabo batakaje bakundana mu gihe baba nyine bipfuye finali? Umva, iyo ibintu bitinze birapfa. Niba mukundanye nimukundane nyine mufite intego muhita mubana, ariko iyo ibintu bitinze iteka n'iteka birapfa, nuko mbizi. Sure. Okay, Aline rero ubwo murabyumva, we ngo iyo ibintu bitinze birapfa, ubwo nimba ukunda Aline, abantu mukundana rwose nimubigire vuba, mugaragaze nyine urukundo rwanyu mubishyira mu bikorwa, nimutinda bizapfa pe. Okay, Aline, reka tugushimire kuba wenda ku kiganiro cyiza tumaze gukorana. Turagushimiye kandi tunashimira n'abakunzi bacu, dushimira n'abatanze komenti, dushimira umuntu wese uzi ko yakurikiye kino kiganiro, ndetse n'abantu bose badukunda aho baherereye hose turabashimiye. Mwakoze, ibiganiro byacu nakagaruka, kandi mukomeze no kudukurikirana cyane, murakoze, turabakunda.